ngo ntabwo ari njyewe wavuzeho ngo ngewe ngo ndi inkotanyi ngo ntabwo ari njye ngo wavuze ngo wanyibeshyeho ngo umugore wanjye ngo yitwa uku n'uku ugasanga bakubaze noneho ufashe iminota iriya yo kwisobanura yo kwisobanura kuri wowe no aho ngaho uba wamaze biba byapfuye you don't have we yamaze kukuvana kuri point y'amabakora akuzanye muri vie privée ya muri famille yawe hanyuma uje guhangana no gutukana no kuzana kamere uri gusubiza kuri famille umugore wanjye ntabwo atuye aha umugore wanjye n'uyu mama wanjye abahangaha narimutse akaza aho ngaho ntabwo wantuka ntiwanshobora wantera hamwe we rarara yamaze kukuvana muri point n'umurongo wo kugaragaza umwanda arimo so there you finished aho ngaho uyu Magashi nta kintu umufatamo kandi ngo n'umuntu wagasuku nta kintu umufatamo igihe cyose umuntu ashobora kuvana mu murongo w'ibyo urimo akaza agashaka kugukanda ahantu kugira ngo uve muri ndetse amaze kumuvana yaramuvanye mu murongo ntabwo yagombaga kwemera kuva mu murongo kuko azanye umuntu akuvanye uri kwerekana umusubiza kuri social media si shobora uretse namusubiza kuri social media ariko kuko mbona ari nta gaciro naho ibintu uri yavuga nta na gato kuko ndi kukubwira uriya ni umuntu watangiye kuvuga 2022 abwanuka sinigeze musubiza sishobora kuko gusubiza uriya ni umuntu ushaka gusa nakubwira gute ni nk'ibyo y'umushuti wanyu uyu DC Clement ni uvuga ngo aba n'abantu abashobora gukora icyari cyo cyose kugira ngo abone ibyo gushyira mu nda mu gifu so those people ugomba kumenya kuvuga ati uyu nguyu kumusubiza ashaka iki of course ni umuntu udashobora kugira content wabyuka mu gitondo areba ni iki kiri kuvugwa reka noneho ngikritike it's a content niyo content we ashaka umuntu bahangana kugira ngo abone content ashyira hariya urukunyumva umuntu bita so ntabwo rero ngongeye mufiteho umwanya vraiment umuntu bita Bosco urukumva du byonyine nanga ageze kuri wowe wakumereye reka zane no kubwira nawe Jay sibyo ahangaha turi guhereza ni nko gufata igiti ukagenda ukayora amabyi ukaza ugatereka ku meza mushaka ibindi muvugaho do bring that motherfucker on my platform he's nothing ntabwo ari umuntu dushobora kuganiraho na gato pe arukuntu dumba za n'umuntu w'ikigoryi no hano gakusura ko n'ubu cyara cyabakozemo akazi no nta kintu dumba you are promoting nonsense ntabwo promoting agiye naje mvuga ibintu niyumvira imihanda reka imihanda wenda nuko reka nkubwire wenda we ntabwo ugisobanukiwe urakumva ndi kukubwira urabona uyu mwana bita ntuza ninde uyu mwana Cedric urabona ukuntu uyu mwana yahagurutse akaza ariko akabikora mu buryo buri positive ibaza aya masaha noneho ukuyaje haramutse haje umuntu noneho aramusaje muri kote akaza wenda afite Nita Cedric se wakora ibiki siri ukunyumva dumba hanyuma amasaha tukamutaho umwanya wa bato okay uyu nguyu ararutwana ntuza na Nita Cedric akora iki kutwa uploadinga yego namuhaye urugero kaze nkangwaraga agaciro urabona Nita Cedric afite valeur kurusha kino PTP nta nahantu bahuriye yanaje na mbere so ndashaka gukora ku rugero ariko uru nuru rwagiro akajya afata intuza nimuza kwitegereza ibiganiro kuko naje gukurikira nyuma ni umuntu waje akajya afata abantu we izo content zo guharabika ngaho ngo yagiranye ibibazo n'abantu za we ni wa muntu wisanze muri zisaga ariko byabisaga by'abantu baba pastere urabibona ni jare zimwe n'aba Claude urumva ni click zimwe n'aba Claude ariko ukuntu Gasuku yaje kugipromotinga Gasuku baraziranye ngo agiye kumusura n'ubije Gasuku abivuga agiye kumusura ngo wajya kumusura ngereza kumusura i Muhanga urumva ni igipeti cyaje hari ukuntu gifataga kayi n'agakaramu uri kumva kikaba kiri yariya kera kigeze kujya kisesenguza ibyo bintu by'aba Pastor Mutesi nkabona ni byiza pe urumva ngire indwara yo gusuzugura rero nkakira kintu nagisuzuguye nkikibona kabisa oya ngewe ntabwo nigeze musuzugura nkimubona nabonye asesengura ibyo naramusuzuguye nkimubona kandi n'uyu munsi ndacyamusuzugura nta kintu mufatamo kabisa ngewe ndamukarabiye nejo bundi nyine mbona atangiye kuvanga amasaka n'amasakaramentu atangiye kurenga imirongo utukura ngiye tuba twatandukanye ariko numvaga nyine ntacyo kintwaye pe ntacyo kintwaye ariko iyo utangiye kuba ikigarashi urukumva du
iyo gusa nakubonye nkabona wanyereye gato tuba tunabyaranye. So anyway, none se je Badrama wari wamubona, wari bwamenye amakuru ya Badrama kuva yakohereza abantu? ahubwo rero twakabaye tuganiraho ntidufata umwanya tuvuga kuri uyu kuri uyu mususwe. Yega Badrama ku makuru mfite ngo bishoboke kuba yari mu modoka. Yari ari mu modoka bategereje. Bishoboke kuba hari akavideo kawe nabonye urakaye uvuga ngo n'amagambo atavayo ngo ndavuga ati umuhungu wanjye je agiye gukora ikintu cyitwa ibagiro. Natinyemo yaje kurangira se, natinyemo ase wa mugane nta nkovu bagushizeho. Scovia kuvuga ari amagambo wonaki bagukubita nana kakovu bagusigiye. adumba bigare ibintu byabayeho byari miracle. niko je ngo wahishe iki? Ndi kukubwira ibintu byambayeho byari nka miracle bro. Nagiye kubona mbona umuntu ndamukinguriye, erega wowe ngweretse nk'ukuntu iwanjye hameze, ukuntu idirishya ryabaye ntago wabyemera bro, uragomba. So nanga no kwirirwa mbisobanura cyane ko nta muntu bagomba gusobanura, uragomba bro. Basi ibyo ngibyo nubisobanure cyane, nibura mbwira ukuntu wafaje nkikingura urugi ko barakomanze nyine bisanzwe. Nkikingura urugi umwana yankubise icyo bita ikofe, uragomba. je no kuri kamera bimbwire nkureba. Birasaba kumanika telefone kandi nta hengo ya urumva hari ukuntu ushobora kunyereka Kamayi wari ufashe nk'umusportive, urumva Shadia ngwino ngo presente kwa Dumba nk'umuyisilamu mugenzi wawe kamuhi ako je uri kurnya ibona n'ibyo hema je baramukubise dore yarabyimbye bro. Iryo bere ntago ryanganaga gutyo. Oya mani baramukubise baramubabaje mani dore iryo bere ntago ryanganaga gutyo ryarabyimbye. Je baramubabaje bro, reba ukuntu ibere ryabaye mana yanjye. Ndirira kabarafu ako je upima ibiro bingahe? 190. Du kara mani dore hano ibere ryanga urara ko ryabyimbye kurusha ririya ryo ruhande urunguru. Ya je fata kuri ibere iringire rya hano akuzwa muri bigorye umwana ngibere. umusapone kabisa. Nsigaye niyo ndoza kabarafu. Je wamaye amafaranga yanjye kandi koko ngufitiye ijana abantu mwese wari impano niko je yo Paul muntu wanjye gutwa yo uzi ikintu gihari mu buzima buri umuntu ntabwo kubita uzemere. Naravuze kuba ko barafashe akavideo urumva babo bita bafashe akavideo. Oya bure kazasohoka bafashe akavideo wakubiswe uretse gato batatu bagukubise hari unufata akavideo babiri barakubitaga buryo umuntu yagushizeho imbunda Godfather urumva ibyo yakubwira gukora byose wabikora niyo wakoresha amabyi. bagushizeho imbunda bakubwiye uko bigaragara ko nyine arabyimbye hano. Sorry je nubwo uri umwanzi wanjye ariko sorry nukuri ko Imana sorry buragiye Godfather
ikintu bita kubeshya cyarananiye mu buzima urumva warababaye biragaragara. nararebye ndavuga ni ndaramuka nyine ibintu mbigize ibanga hakazasohoka nk'akavideo urumva bazagira ngo ni ibindi bindi wenda nazize ariko ku makuru mfite uwo muhungu ashobora kuba yari mu modoka. Uwuhe? Badrama. Kuko we iwanjye arahazi neza. Erega yigeze kumucumbikira. Uwo muhungu we iwanjye arahazi neza fresh. Ako jene wacumbikiye abantu benshi na Muchomante waramucumbikiye na iyo mvugo ntago ari nzi. Ushingiye kuki ariko dumba ushingiye kuvuga ko je yacumbikiye igitsina gore mu nzu yakandagiye yaramucumbikiye da na Muchomante arabyivugiye twarabanaga ntago namucumbikiye. Ari icyo mbeshe wabanye na Muchomante mu nzu none ntacyo mbeshe ntago yari wenyine bari abakobwa benshi man ntago yari wenyine n'ibintu urabivuga oya kandi n'umugabo batandukanye arabizi. Umugabo batandukanye ntabwo bisobanukiwe ahangaha abikubwire je abigusobanurire none inzu yari yandi ya Joyce Quiz Ayego je yigeze gucumbikira Badrama na Muchomante at the same time. Nde biramvanze. Nga. Ubwo se narenza ibintu by'amahanga ni je ubimenya. Ahantu ndi. Ahantu ndi hari higeze kuboneka amafaranga urumva? So abantu bakagenda bava imihanda yose. Bakaza baje gushaka amafaranga nyine. Urumva rero umuntu ukigera muri Siri urumva abatarafatisha nyine ibintu nk'ibyo ngibyo urabacumbikira oya mukabanza mukabanaho gato uretse gato wabanyeho nawe gake Godfa yo bura nture amabwa yose ngira ibintu byo gucyurira umuntu utuntu gutya na gutya tw'ubuzima two ntago nyine mbona byageze hanze gute byageze muri Canada kwa Dumba gute ni Muchomante ubyivugiye ko je yamucumbikiye ko yamucumbikiye ufite inzu y'ibyuma bingahe je ni bimbwe ko ari kimwe mwasangiraga dushe banamwita Joyce Quiz wa mipanga icogere mu nkuba umwami w'abagore mwasangiye ga yo kwiyogesha ubwo yarakeneye kumbona n'inguma inde ubwo ntago ushobora ntiwabura utunudizi zitwa Joyce Quiz afite na Muchomante aho ngaho gake gake dusa nk'utwabo uravuze ngo yaramurungurukaga umuhungu wanjye n'umushukwe n'ubushake agira umuhungu wanjye ndi kureba ukuntu ngiye yegamye gutya yambaye ari kurunguruka mu rugendo ari kwisiga rero abantu mutapinge kandi musabire kuduha gift twabikoraga twiga secondaire tukajya kurunguruka dore ari kurunguruka gutya kandi noneho undi afite kara kabarafu urumva Joyce Quiz yabaye yacumbikiyeho Muchomante Dumbi yo mvugo ntago ari nziza na Badrama waramucumbikiye habuze gato ngo ucumbikire Meddy kutabivuga byo Ukari washatse kuniranye nabo bavandimwe ejo nabwo nagiye kumva numva urimo urashaka gutwika Shafi ngo wifashishije ibanga nakubwiye avuye kumpamagara naze kubwitaba inde Shafi avuye kumpamagara naze kumwitaba nambwira ati ibintu byawe ni Joyce Quiz ubizi ngiye mbabarira Shafi afite igitaramo muri Bota se
ibi afite igitaramo muri Ottawa ariko nari ndimo ndacyamamaza mpita nibuka ko bihuriranye ndimo ndavuga n'inkuru ya Eric Semungu mpita nibuka n'ibintu bamuvugaga na Eric Semungu ndavuga icyo bintu ariko ntabwo mbizi neza ni Jess Kwiza ugenda ubivugavuga ariko ibyo bintu bya ntuza nabibajije shafe ejo bundi iwawe ni iwawe harya yuko bakoranye hari iwanjye hari iwawe bari kumwe mubwiza ukuri mw'abantu musibyo ese ntiyabisobanuye akabishyiraho umucyo umva mbabwiza ukuri aba bantu menya barakoze no mu isura yanjye ntabwo yanganaga itya ya je ikintu mbashije kubona wasubiza kamera nyuma nkareba inda murabona itatubutse niyo babanje guhonda ariko wa mugani niyo ariko se wa mugani uragira ngo nk'ubu njye mbonye chance yo gukubita nge arahandi hano nakubita ariko dumba nawe bivuze neza ngo ubonye ikensi kuranzi imyitozo njyarugamba mba mfite ibitego oya hari za shatawaka niba ari shatawaka umva nkubwiza ukuri ko ntigeze nanibuka ko ibyo bintu byakora hari ubu video hari ubwa mbere ngewe numvise ngo nge bamukubise ikintu cyaje mu mutwe mbaza ngo ni iki nahise nibuka bwa video bwawe urimo urakubita umugeri uhindukira inyuma round kicking ngo hu Eta coup de tourner. Gukubita ngo nkavuga ata umuhungu wanjye bamwije ariko ashobora ko yashize nk'inkumi nk'ebyiri cyangwa imigere nk'itanu njya umwana yankubise ikofe ry'igipfunsi mu gatuza numva karafungutse bro ngo pa numva karafungutse ngwa mu ntebe maze kugwa mu ntebe niyo banyukanyukaga niyo bashotagura imigeri ni nayo mpamvu nyine ubona nigeze nzana inguma na hantu habyimbye urabona kandi urumva nabwo ko baba batizeye nimba mu nzu hashobora kuba harimo undi muntu cyangwa se iki baba bakubita bihuta ariko Scovia we ngo yumvaga ngo batinda bakabanza bakita ku isura urumva Scovia ibintu yavuze nanjye ntabwo nabishyigikiye bira nta umuntu burimo gutwara byamenyeshaga ko yashaka ko bagukuramo ijisho urakoze cyane nta umuntu nabukene nabyo abantu benshi rero bajya bazanga bakavuga Scovia ngaravuga ngaratwika just koko bari inzanga batazi kwanaliza ibyo umuntu yashaka ariko ibintu byo kugenda uvuga avuga ko Scovia atize bireke koko se yarize tu uzanye impamya bumenyi atiga yarize bro kandi tujye kuvugira urumva yakaze nkubwire je siko bimeze ikintu hari ukuntu abantu bazanga ari bwo burushije tugira mu banyafrika urimo kumva kandi ibyo bintu nkadomba arabigeranya mbona ashaka kubigira inkoni kubita ibihe ati urimo kumva nje nta kintu navuga ntasubiramo uretse gato bivuge mu byumve abantu baraza hano urukumva bakumva ko ngo umuntu utavuga ururimi neza cyangwa ko atari intyoza mu rurimi ngo nta bwenge aba afite ngo atagiye ku ishuri that is stupidity by the way ntabwo ururimi ubundi kankubwira abantu babiri bakabaye abantu bagomba gufata umwanya wabo mu kwiga indimi uretse gato nk'ubu ururimi ruvuze nabi uretse gato it's okay okay ntari bi urukumva ntabwo bivuze ko aho ngaho ntabwo bivuze ko ndusha ubwenge oya waba undusha ubumenyi ariko ntabwo ndusha ubwenge waba undushije ubumenyi so nawe umufata nk'intyoza se Godfather se indimi abantu babiri nibo bagomba kumenya indimi umunyamakuru n'umutranslator nibo bagomba kumenya izo ndimi bakaziraraho amajoro ariko n'ururimi niba rwanze tushaka kukugerageza muri shimi so ahangaha rero iyo kuko Scovia atagomba kugenda hariya ngo avuge icyongereza urimo kunyumva maragoragoza uretse gato kumvikane kuba urumva dumba ibi ngibi urukumva especially muri community yacu ibintu barabikubitisha urukumva dumba Scovia ni umuntu ukavaringa inkuru neza bro cyo tuvugisha ukuri akavaringa inkuru neza cyane kabisa wowe se nuzi kavaringa neza uretse gato ya dumba no tuvuze ikintu kimwe tusize tukubyumvikana none ukumva umuntu araje Scovia niba dushobora kumubona yagiye yuriye indege akagenda agakora ibyo Kagabo akora ntabwo yemera Kagabo nk'umunya
makuru nani Jesquiza ndamwemera. urakoze cyane. None se niba kagabo dushobora kubona izi Gabo Borgado muri ntuza muri Mozambique. Cabo Delgado. Urakoze cyane. Tukabona kagabo varinga bira kandi mwese mukishima. Mutesi Kovia agakora same thing. Akagenda kuri indege akajyayo. Akabikora kandi akavaringa inkuru neza kanayisobanura neza. Mutesi bro arekura amagambo ramudamazi gutondekanya amagambo. Afite impano y'itangazamakuru aravuga pe. Kandi kuvuga biri mu mpano cyangwa biri mu bintu bituma umunyamakuru wakasa mutwe. So kuko atagenda hariya ngo ashobore kwesprima cyangwa agenda avuga icyongereza. Ibyo ngibyo bimwabure ko atagiye ku ishuri. Oui, Dumba. yego. Avuze neza ngo Godfather. Nta bantu ka Godfather kareke ntabwo bimugande vuga Godfather. Ati kuko atabasha kwiyexprima. Kandi reka ze nkubwire Jay ndanakwibutsa ko Scovia wenda nuko atajya hariya ngo akivuge basanga kikurusha. Arewe. Reka. Urukumva? Ndakumva Jay uje ko habayeho uretse gato. Erega hari ikiganiro cyawe kitarasohoka urimo kumva? Mwanafunzi yasesenguye uturemangingo tw'icyongereza cyawe wakoze muri interview. Wibuke ko wakoze interview y'icyongereza reka. Icyongereza interview y'icyongereza wakoze waruzi ko mwanafunzi yagikoze icyegeranyo. Aronari. Ansesengura. Yasesenguye icyongereza cyawe. Asanga ngo mu cyongereza cyawe harimo uturemangingo miliyaridi. Urukumva? Rero ako umvase niba hari ikintu gishobora kuba cyanshimisha nuko nabona umuntu nka Mwanafunzi, umuntu nanjye njya ndara numva ankoze ikiganiro byaba ari byiza cyane. Reka nkubwire rero Mwanafunzi naramukundaga njya no kumushaka ndamuganiriza kuri Twitter namubyibuka naramuzanye kuri Twitter kuri X muri space ariko buriya Mwanafunzi yakoze ikiganiro kimwe Kiki ibintu byose ubu ngubu nsigaye njya mbyumva ngakunda uburyo ari kubitondeka kwa ko niko kumva indirimbo ya Yanga iri muri audio ariko ngakunda ukuntu abitondeka bigatuma umuntu asinzira ariko yakoze ikiganiro ku mugabo bita General Laura. Dumbura nako Godfather Uretse gato amukora uretse gato yamukoze icyegeranyo amuvuga ngo mu bintu yavuze avugaho like 20% ibindi byose arabikwanjarika ndavuga uretse gato twaturemangingo miliyaridi nta makuru abadufiteho aragenda akayora kabizana kuko yayoye ibingibi nahise nyamanika. Ibyo ngibyo Godfather Godfather hari abana bayiziye neza n'ibintu abazi neza. Dumba urabona ejo hari umuntu wakoze ikiganiro Dumba umwana agukoraho akantu acyegeranyo uravuga ngo uyu musenza aranzi urabyibuka yamenye gute urabibona Dumba no Jay urabona umuntu kuzana akaza gukora icyegeranyo nkawe siko bimeze agahita avuga aya masaha akaza gukora icyegeranyo akaduha imyirondoro yawe akatubwira kuri umusoga uvuka ahantu bita mu Busoga whatever aya masaha cyangwa kugira umusudani ugahita aya masaha ugahita uhinduka umudinga je komeze ntarakaye je komeze Godfather abashatse guterekamo akantu ngo nteranye n'umuvandimwe Mwanafunzi mba nabyumvishe. ese abandi bantu ko muri kubabona cyangwa network yanjye bande hano ndi kureba ariko ba Mwanafunzi anyway ndimo ndareba Sakina wenyine kandi Sakina agomba kumenya ko ibi bintu ntago birangiye. Yewe ndi kureba Dumba gusa abantu b'i Kigali nta muntu uri Kigali n'umwe ndi kubona ba Mwanafunzi branding yabaye umukara uri kubona nawe du